amasengesho akubwira ngo Imana izakora ibi kandi ukabikora ntibikorwe ntibibe akubwira tuvuga ko akubwira ngo Imana igiye kugwiki senga amasengesho kugira ngo Imana igikore ukayasenga ntibibe ntago birakubaho rimwe cyangwa kabiri biraba cyane ibyo rwose yego sicyo nshaka kubwira n'uvuga ngo hari igihe abahanuzi nabo bishyira ibyabo Joel Imana ubundi niba koko ishaka gukiza igihugu cy'u Rwanda cyangwa ishaka gukiza abanyarwanda hari ibintu ishobora gusaba mu buryo biri rusange Imana nta nubwo izaca mu bahanuzi batandukanye ko Joel ngira ngo nkubwege impamvu wenda ushidikanya ko ubuhanuzi n'ubuhanuzi bwaje ari bwishi cyane kuki Imana ituma abantu benshi batandukanye kandi batubwira ibintu bikomeye ku bantu bayo icyo kintu we ntago wakibaza umuntu yakibaza kuki itavuga ngo giye gutuma umuhanuzi umwe kuko twari tubona ukabona itumye Yesaya nyuma ya Yesaya mu gihe cya Yesaya hari undi muhanuzi wabona guza guhanura oya ntawe mu gihe cya Yeremiya hari undi muhanuzi wabonye oya habaga ari umuhanuzi w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ukuri mu gihe cya Eliya yaravuyeho haza Elisa iki kintu cyo kintu nibaza abantu bazanye ubuhanuzi bumeze kimwe bw'abantu bamwe kandi babuzanye mu gihe kimwe yego rero birasaba ko abahanurirwa natwe tumenya yuko twigenzura twase ariko se Imana iko dusaba ubundi gukizwa ikadusaba kuyigarukira neza ngo dukiranuke twongere twere imbuto zikwiriye abihannye ikadusaba kongera gusabana kongera kugira urukundo bumwe n'ubwiyunge bigahabwa intebe tukabana neza kuko ukunda Imana ni umenywa nayo kandi ntiwakunda udakunda mugenzi wawe muri kumwe ntuzabeshye Imana ngo urayikunda kuko Imana ni urukundo kuba twakongera kwisubiraho tukongera tukabana neza tukareka ubugome n'inzangano n'amashyari no mu mitima tugakiranuka tukihana tugaca bugufiya Imana ikatubabarira igakuraho ibyago ikatugirira neza ubundi byatunaniza iki abahanurirwa nabo twe guterera agati mu ryinyo nge nibwo butumwa nashakaga gutanga meki wowe urumva bisuba umubwiriza butumwa ubwiriza niyobokamana ariko reka nkubwire Joy ngewe ntago ndakwemeraho uruhande rumwe yego 50% ni ukuvuga ngo ni mutwemerero dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze ku iyobokamana TV ndetse no kuri Bwiza TV ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tugakora ibiganiro bitandukanye turi kumwe kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo cyane cyane tuba tuganira ku bintu muba mugenda namwe ubwanyu mwibaza cyangwa muba mwagiye mutubwira yuko mwifuza yuko twabiganiraho kuko niyo angle twabonye nziza yo gukorera hamwe kandi bikagira umumaro nkuko tugenda dukora inkuru zitandukanye reka rero ntangire nakira Miki wa Bwiza muhereza ikaze kuyobokamana TV nawe nyine ubwaraza kunyakira yego Joel ndakwakiriye kuri Bwiza TV uko kandi nawe nyakiriye urakoze cyane ni ibintu by'ingenzi gushyira hamwe cyane cyane ko iyobokamana n'ubuzima na politiki ubwabyo n'ubuzima rero reka twakira abantu muri iki gihe abantu bari muri guma mu rugo itangazamakuru ryo ntizareka gukora ko tuzagumya dukore tubagezaho amakuru atandukanye dukora ubusesenguzi kugira ngo abantu barusheho kwirinda kwigunga kubera iki Joel iyo ufite amakuru ubasha no kubasha gutekereza no kumva ko utari wenyine niko bimeze baravuga mbere na mbere n'amakuru yes ni kwa kundi rero nyine mutumenyereye dutangira tusuhuza abantu baba bari hirya no hino ahantu hagiye hatandukanye mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali nyine turi no muri guma mu rugo by'umwihariko tubasuhuje by'umwihariko kandi tubabwira ngo pole sana mwikomeze kwihangana mukomeze kubahiriza amabwiriza ya leta yo kurwanya COVID-19 nyine tuguma mu rugo aho umuntu agiye akakomeza kugenda yubahiriza ibyo leta idusaba kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza Meki burya baravuga ngo utumviye ubuyobozi bukuyoboye nta nubwo wakumvira Imana buryo utarabona yes Joel rega Imana ni mugenzi wawe Imana ni wowe Imana n'uriya muturanye Imana noneho iyo bigiye ku ubuyobozi ubwabwo kubwumvira wumva Imana nusuzugura ubuyobozi uzabusuzugura Imana bivuze rero ko mu gihe leta iri gushyira amabwiriza ikabwira abantu ngo mugume mu rugo n'ukuguma mu rugo nyine kandi ukirinda no mu gihe usohotse ugakora ikiza amabwiriza batanga harimo guhana intera gukaraba buri kanya mbese ukagerageza
kwirinda ko icyorezo cyakwira mu muryango wawe cyangwa kigakwira mu nshuti zawe kivuye kuri wowe. ntaba ari njyewe wanduza abandi kandi nawe ntaba ari wowe wanduza abandi, ahubwo undinde nanjye nkurinde, tugenda twubahiriza nyine amabwiriza yo kwirinda COVID-19 aba yashyizweho na Minisiteri nyine y'ubuzima n'abandi bose biba bigiye biri mu nshingano zabo. Uko nukuri Joel, uko nukuri nyine ntaba ari njye wanduza wowe, nawe ntunyanduze, kugira ngo tubashe gutsinda icyorezo, kuko iki cyorezo umuntu wa mbere ufite umuti ni njyewe ni wowe. Uvuga ngo umuti tuwufite mu ntoki zacu, umuti nuvuga ngo njyewe ubwanjye nirinda nawe ukirinda, naho tuzahura n'iki cyorezo. Niko bimeze. Dore rero icyo dushaka kuganiraho kuri uyu munsi turaganira ku bintu bijyanye n'ubuhanuzi cyangwa n'ibigenda bihanurwa cyangwa n'ibyagiye bihanurwa cyane cyane kuri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 hagiye havugwa ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo twirengagije yuko iby'umwuka bigenzuruzwa umwuka, icyo twebwe dukora ahubwo ni nko gushyiraho comment tureba se ibyavuzwe byarasohoye, ese nibyo biri gusohora, ese abantu ibyo basabwa barabikora, ese biragenda gute. Ngira ngo ni miyo asanse turi buze kugenda tuganiramo tureba ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagiye bivugwa n'abitwa Joel. Ni turi burere wenda no kugaruka ku 2020 cyane ko uyu mwaka wa 2021 usanga uri connected na 20 kuko ibibazo abantu bawugizemo n'ubundi stili baracyabiri mu yego nibyo. Aho Joel habayemo ubuhanuzi bwinshi muri 2020 bwavugaga biti, abandi bati uyu mwaka urangira neza, abandi turangira nabi, abandi bati 2021 ntimuzahurya bimeze nabi. So nuvuga ngo Joel uyu mwaka wa 2020 turi kuri uyu mwaka wa 2021 abantu bavuye muri 20 binje muri 2021 wibwira ko bagiye gusingira imigisha, abandi basenga ati Mana rwose undinde umwaka wa 2020 ariko bawuvuma, ariko stili abantu baracyastragoringa tu rwose. Narebye kandi hari umuntu ejo bundi twavuganye muri Canada ambwira ati ntugire ngo ni mwe nyine muri lockdown, nanga tuyirimo ati ahantu henshi bongeye gusubira muri lockdown. So rero iyo tuvuze lockdown ukuba mu rugo, abantu bameze abenshi bava ati ni gereza yo mu rugo, ati niba utarabona uko umuntu afungwa atigeza kuba mu rugo udasohoka. Ariko Joel nuvuga ngo icy'ingenzi nuko abantu birinda. Rero tukiri kuri ubwo buhanuzi havuzwe byinshi cyane byari byavuzwe ku mwaka wa 2020. Abantu wenda bimwe bashobora kuba barabibonye cyangwa se bataranabibonye, ntabwo tubizi twebwe tuturi hano nk'abanyamakuru. Noneho 2021 ivuzweho ibintu byinshi Joel. Yego, ivuzweho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Wenda turagenda tuganira mu buryo butandukanye tureba, hari abahanuzi bazwi bagiye bahanura, wenda n'urugero reka urabizi yuko muri 2020 ngira ngo niho uwitwa TB Joshua yigeze hanura yuko coronavirus izacika. Icyo gihe yabivuze mu kwezi kwa gatatu. Yego. Avuga ko ku itariki ya 27 ndakeka yari yavuze ko coronavirus izaba itagihari. Ariko bigeze ku itariki ya 27 yarivuguruje aravuga ngo ngo umuriro warazimye ngo igisigaye n'umwotsi. Avuga nyine ko ngo abantu ubuhanuzi babugumvishe nabi. Icyo gihe yari bitangaje ku itariki ya 22 Werurwe avuga ko ngo umuriro wamaze kuzima ari imyotsi ikizamuka nyine ngo ikizamuka mu kirere, nyine avuga ko coronavirus isa nkaho yacitse. Icyo gihe mu Bushinwa byari bikomeye, coronavirus itangiye kugera mu bihugu by'Uburayi, igeze mu Butaliyani muri za Espagne abantu batangiye gupfa. Ariko we akavuga ko ngo mu Bushinwa kuba yagabanyutse, kuko iki Bushinwa avuga ko nabo isa nk'iyagabanyutse ngo bigerekana nyine ko ubuhanuzi bwogeze. Ariko nyuma nyine abantu baramukwenye bavuga bati ubuhanuzi bwawe rwose wakubise igihwereye. Yego. Yes, reka wenda tuve kuri TB Joshua. Ni umuhanuzi, ni umuntu yavuga ko ari mpuzamahanga international. Tuze wenda ku bahanuzi ba hano mu Rwanda bamwe bagiye bamenyekana, abandi bazwi. Hari umuvuga butumwa cyangwa umuhanuzi witwa Eva Theophile ni umukristo mu itorero rya ADPR hariya ku Kacyiru. Imbere gatoya ya coronavirus mu kwezi kwa gatatu yagiye kuri mikrofone maze arahanura avuga ati coronavirus irangirana n'ukwezi kwa 4, ati ikindi gihe azabasigaye kurwana n'ibisigisigi byayo ibirasakuza cyane, abantu barabyitega bati reka turebe. Ariko byaje kurangira mu by'ukuri uko yabivuze bitagenze nkuko yari yabivuze rwose, ahubwo nyuma yaho niho coronavirus yakajije umurego mu Rwanda. Joel naho yakajije ukwezi kwa 4 abantu ngira ngo twari tukiri no muri lockdown. Habaye lockdown kwa 4 kuza kurangira lockdown yoroshye gatoya, baravuga ngo bagiye kurwana n'ibisigisigi, ariko byose ukabona ko yari mechanism de defense. Mu by'ukuri ntabwo uko yari yakonfirmye avuga ati ubuhanuzi buravuga yuko coronavirus kuva mu kwa 4
kitazaba kirangwa mu Rwanda ariko byaje kurangira bitagenze nkuko byaje kurangira bidashobotse Joel style n'ubungu uyu munsi none abanyarwanda baracyahanganye n'ingaruka ndetse n'ikwirakwira rya COVID-19 twavuga ko ubuhanuzi bw'uyu mugabo twavuga ko bwasohoye ntabwo bwasohoye bwarafayirinze hari n'ubundi buhanuzi bw'umubyeyi ni umumama mbere gatoya yuko COVID-19 igera mu Rwanda itangiye kugera mu Bushinwa no mu bindi bihugu bitandukanye we yarihanukiriye ajya kuri kamera aravuga ngo Imana yaturinze Ebola ntiyigeze igera mu Rwanda yagarukiye muri Kongo ati nimuhumure na COVID-19 ntabwo izigera ihakandagiza amaguru yayo ati abanyarwanda rwose umutima nujye mu mpembero yuko coronavirus itazigera igera mu Rwanda ngira ngo nakantu katrendinze cyane mu buryo butandukanye n'ubu bakagaruye bavuga ati ndebera wa muntu wavuze yuko itazahagera n'ibiki byose uwo nawe yitwaga umuhanuzi mu by'ukuri urumva ni ibibazo bigiye bitandukanye ngira ngo uyu mumama sinzi niba azongera kubwiza cyangwa azaza kuri mikoro agasaba imbabazi ni ikintu navuga ko kitoroshye yabivugiye kuri Deliverance nabibonye kuri Deliverance TV Rwanda ngira ngo niye nubundi aho yavuze ati abanyarwanda nimuhumure Imana yabarinze ko ntuza Ebola izatuma mugira coronavirus ntabwo izigera ikandagira mu Rwanda rwose cyo gihe abantu bumva bakoma amashyi bavuga ati Imana ishimwe ati turatabawe turarengewe mukozi w'Imana ariko byaje kurangira n'ubundi ahubwo ibyo yavuze mu minsi mike cyane abivuze niho COVID-19 mu Rwanda yatangiye kugaragara n'ubu ngo bikabaye Joel yakubwira ngo bamwe bahuye n'ingaruka za COVID abandi babuze akazi abantu barapfuye abantu babaye abashomera abantu Joel gira ngo we ukurikije ko ikizere abantu bari biremye n'ukuri ubuhanuzi bw'uyu mumama byaje kurangira ahubwo abantu bahuye n'ingaruka n'imitwaro batari biteze Joel niko bimeze kabisa hari abandi bahanuzi bagiye bahanura ku bintu bijyanye na COVID-19 uraza kunyemera ntituvuge abahanuye bigafayiringa gusa turaza no kwanaliza muri rusange turebe ngo ese nta wavuze bigasohora nabyo ntiturabavugaho rwose kuko ngira ngo nicyo kitwicaje ntabwo tuje kureba kugaya abantu ko bahanuye ubuhanuzi ntibusohore ahubwo ikintu turi kurana ubuhanuzi bwavuzwe muri uyu mwaka wa 2021 na 2020 ese bwarasohoye ese tuze no kureba Joel kubera iki ubundi bushobora gusohora ku bantu uko abantu batumva Imana ese ubundi iyo busohoye abantu bo bashobora gukora iki ibyo ni ibintu wenda tubuze gukora analysis nk'abanyamakuru tunarebe dukurikije ibiganiro twari tujyana n'abakozi Imana ndetse nuko birivuga Joel yego nibyo yes murumva yuko turi buza kugenda tuganira mu buryo bwinshi bugiye butandukanye wenda reka nituza kuva ku mwaka wa 2020 turaba turi kugenda twinjira muri 2021 mbere yuko ko 2021 ugera uyu mwaka wa hano umwe ibintu byinshi bitandukanye babwe bavuga ko uzaba mwiza abandi bavuga yuko ari umwaka nyamara abantu bazarira amarira menshi kuruta yo barize muri 2020 abandi bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye harabajya bavuga amezi 3 yuko ari amezi azaba akakaye cyane nyuma yayo gatoya Imana ikagarura ubuntu bwayo ku bantu ikongera ikabagirira impuhwe baje bavuga mu byiciro bitandukanye amezi 3 haza 3 haza ndi mu buryo bugiye butandukanye byose turagenda tubireba ndetse na mbere gatoya yuko iyi lockdown igera hari wari wavuze yuko abantu bakwiye gufata mu minsi 15 bagasenga amasengesho nk'iminsi ni ibiri harya ngira ngo kugira ngo bashyirweho ikimenyetso none umuntu aribaza gusohoka mu minsi 15 y'ukwezi kwa mbere kwa 2021 lockdown ikaza nyuma gatoya yayo ese bigaragaza ko ubu buhanuzi bw'uyu muntu wavuze iby'ikimenyetso bibaye ukuri ese bivuze yuko bitari byo ubihuza gutemeki iyo ubirebye wenda aho ngaho ndibaza Joel uyu muntu avuga kuri ubuhanuzi yavuga ko ari igihe abantu bagiye kwinjiramo kibi bishingiye kuri coronavirus cyangwa yabivuze muri rusange ashobora kuba yavuze yuko Imana izanyura mu Rwanda mu buryo butandukanye Joel reka ubwire wenda ikintu njya mbere muri analysis zanjye yewe uburyo mba mbibona sinzi abantu bashobora kuba bahanura hanini bashingiye ku bintu baba babona biri imbere kuko Joel nawe uri umunyamakuru ngira ngo uyu munsi none ushobora kureba bati ariko imbere kuko nanjye kamubwire ku Joel umwaka wa 2021 ni umwaka ntigeze nitega ko uzaba mwiza mu buryo busanzwe utagendeye ku byavuzwe shingiye kuki abantu bahuye na coronavirus abantu bamaze hafi amezi 10 basa nkaho badakora bahura bari mu ngamba za COVID bamwe ntimwegerane abandi ku kazi hajya abantu bakeya abandi bati
ntibagisohoka, bacuruzaga bayasohokaga hanze bajya mu mipaka mu bihugu duturanye, ubucuruzi bwambukiranya imipaka ntibakibukora. Ikindi uyu mwaka wa 2020 ni umwaka abantu bitezemo gutangira amashuri, abajya muri kaminuza, abajya muri za segonderi. Urumva ababyeyi bwabo bari ku bibazo bishingiye ku ngaruka za COVID-19. bivuze ko n'ubundi uyu mwaka naho COVID yari kuba yarashize, ariko abantu bari kustragoringa kubera ingaruka z'uburyo umwaka wa 2020 wabereye abantu ifamu. Icyambere cyo kuvuga kuzaba mubi n'ubundi ubwawe niyo wavuga ko atari Imana ibivuze. Kuko reka mubwize ukuri, n'umucuruzi wacuruzaga wakuraga ibintu hanze abikuye mu Bushinwa, bikuye hehe, n'abajyaga mu Bushinwa barahagaze, n'abajyaga mu bindi bihugu by'Iburayi indege ntizagendaga. Bivuze ngo buri muntu wese yafesinze ntuza ingaruka za COVID-19. Rero kuvuga ngo umwaka uzaba mubi gute, n'ubundi uko byagenda kose buri muntu wese azasogongera ku ngaruka za COVID-19. Niko bimeze kabisa. Nuvuga ngo 2021 nk'ubwanjye nk'umusesenguzi, nk'umwanaliste, ntabwo nigeze nyitegamo ibyiza. Nayibonagamo nk'umwaka mubi ahanini ishingiye ku byo abantu banyuzemo. Hanyuma urambaje ngo kuba ubuhanuzi, kuba hano ubwo buhanuzi kuvanga Imana izanyura mu Rwanda mu minsi 15 ya mbere. Nyine yavugaga ko iyo minsi 15 ari yo gusenga. Noneho kuko nyuma yaho Imana izanyura mu Rwanda izasanga atari ikimenyetso. Joel wenda reka nkubwire ngewe muri analysis zanjye icyambere iminsi 15 yari iminsi abantu abanyeshuri bagomba gutangiramo kwiga. Urumva ubwabyo wenda ndabihuzaje na buryo bwa financial. Kugeza uyu munsi wa none ikintu gikomeye ku Banyarwanda, gikomeye cyane cyane nk'Abanyakigali, ikintu gikomeye uyu munsi wa none ni cy'amafaranga, finance. Nicyo kibazo bafite kuko bagiye muri lockdown benshi, urumva bari muri zo crise, abandi bagerageje kwishyurira abanyeshuri. Joel nava ku kintu cyari gikomeye, reka wenda mbihuze gutyo. Hanyuma kuvanga Imana izaca mu Rwanda, ariko se izaca mu Rwanda gute Joel? Hari ikintu nanone njya nibaza. Imana ikunda Abanyarwanda cyane kurenza abazungu, ikunda Abanyarwanda kurenza Abatanzania, ikunda Abanyarwanda kurenza Abarundi. Kuki Imana ihora ica mu Rwanda Joel? Wenda reka nongere ngaruke. Ese byari cya kindi twigeze kumva cya Pastor Christopher avuga ko ingobyi ya Eden yabaye mu Rwanda, cyangwa se cya bindi wa mugani w'Abanyarwanda vangu Imana iri guhandi gataha i Rwanda. Ese byaba ari uko Imana ihaca gute kandi ubundi bavuga ko iharara? Ni ikibazo. Hari ibintu byinshi dukwiye kwibaza, ariko nabwo ikintu wenda umuntu atabura kuvuga aho ngaho mu buhanuzi bwahanuwe mu mwaka wa 2021 abantu benshi bivuga kuri 2021 bivuga kuri 2021 abantu benshi biteze inzara ikomeye. Joel rega kubyitega ubwo buhanuzi bwabo. Ubundi wowe niba umaze amezi 10 udakora, umaze amezi 10 utajya kurangura, umaze amezi 10 utambuka umupaka ariyo byari bigutunze, umaze amezi 10 udashobora udafite akazi, ubundi uzabuzwa n'icyo guhura n'inzara Joel. N'umuhinzi arahinga ariko nawe ntagiza ko ahingana umutima w'ikidodo, kubera icyo avuga ati nanjye hanga nshobora guhura na COVID-19. Buri muntu wese abayeho mu bwoba bw'icyorezo cya corona. Inzara wa muga nubwo yabura, inzara ntishobora kubura. Nyine niba abantu ari abashomeri, abantu ntidukora. Uyu munsi none n'itangazamakuru twagira gutya tugakora, Joel natwe turi mu bibazo. Nta content ziri kuboneka, nizo zari zidutunze, nizo zitubeshejeho. Content dukora zirahari, ariko hari nyine nibya n'ingi ntore ishakira ibisubizo, ariko ibyo bisubizo turi kubishaka mu buryo bugoye, mu buryo bukomeye. So urambwira ngo inzara nta muntu azayifesinga. N'umukozi wa leta ntegeza ko leta izagera igakatamo 2 imishahara. Tuva turugero, abakozi ba leta bahoraga bajya muri za mission, bakoraga kuri field, ni rwo ruyongeye kuguha cyane rwa hafi, akajya muri field kuri tera akamarayo nk'iminsi 10 akorerayo. Icyo gihe yabaga afite mission y'amafaranga menshi. Uzana n'umukozi wa leta ashobora kugira mission y'ibihumbi 44 ku munsi, akagenda wenda akodesha inzu akagira udufaranga saga. Ugasanga abakozi ba leta benshi bari bafite amakredi, ku buryo abenshi bari babeshejwe na za mission ya kredi zishyurwa na ya umushahara bahembwa. Uwo nguru batazafesinga inzara birumvikana. Hanyuma reka ngo urugero ngo tujye mu banyamadini, sibyo? Abanyamadini ubwo turi gusesengura ku kintu cy'ubuhanuzi buvuga ngo mu Rwanda ng'inzara nta muntu uzahura nayo. N'uwo muhanuzi bivuga nawe azahura nayo, kuko nawe yahanuraga mu rusengero akabona wenda yo transport yamusaba ati mukozi Imana afata kumigisha, wese azakura he? Ni ikibazo. Uyu munsi none hashize amezi 10 insengero zifunze. Abapasiteri nta mukristo usho kubasha gutura, n'utuye arafata kuri duke yabonye natwo tudahagije. Nuvuga ngo ni umukristo ashonje, n'umupasiteri ashonje, n'urusengero rurakennye. Yego. Nukuvuga ngo insengero zimaze amezi 10 zifunze. Ese pasiteri we ntazahura n'inzara?
azahura nayo ubucuruzi umaze amezi 10 buri muri struggle bazatanga icya 10 gute bazagitanga bate babikuye abakozi barita nkuko nabikubwiye abenshi baba bafite amakredi ababonaga mission ntazo bakibona none se utazahura n'inzara nini nuvuga ngo abahanuzi hari gihe babo batubeshya Joel reka mbivuge ndakubeshya bihanganire ntago mbashinjije kubeshya hari gihe batubeshya bahereye kuri za siziye Musanze kuri situation ngiye nk'ubu mgiye muri siziye Musanze yanjye ndabona ko nanjye ubwanjye zahura n'inzara ntago utazahura nayo ubwo banza yaratangiye bamwe yatangiye gutwataka ni wararyaga uyu munsi wa none wararyaga 5,000 ku munsi wabikura he ni ikibazo uzakugabanya kugira ngo ejo uzabashe kubona uvuga ngo buri muntu wese nubwo birivuga ngo ntitukiyaganyire ngo dutekeze ibyejo ko umunsi w'ejo kuyanya n'ibyaho byabo ariko ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya nuko twe turi abantu kandi umuntu akoresha ubwenge bw'Imana yamuhaye mu kubara no kuvuga ngo ejo nzabaho gute kugira ngo mbiho ndakora gute nuko nagisubiza birumvikana gusa gwenda kubasubije gutya ntabwo bishatse kuvuga ko tuje gukubita hasi cyangwa kuhakana ibihanurwa byose yuko atari ukuri batwumve neza cyane na analize zacu nk'abanyamakuru ntabwo turi kuza hano gupfobya ubuhanuzi buhanurwa natwe turi guhuza ubwo buhanuzi n'ibihe turimo ese ubundi ubwo buhanuzi kuko buramutse busohoye bwaza hari igishya buzanye abantu bari mu ngaruka za COVID-19 ikindi kintu wenda umuntu yavuga abahanura bose bagira icyo basaba ko bavuga ko Imana isaba abanyarwanda cyangwa abantu muri rusange ubundi abahanurirwa bo reka wenda ubwo twishyire mu dukubite dukomurusyo dukomene n'ingasire abahanurirwa bo ibyo basabwa barabikora kuko bavuga ko ngo ni ibihano Imana izahana abantu kubera ko ngo abanyarwanda bagomeye Imana bigira nabi bakora ibyaha mu buryo butandukanye ngo Imana ishaka ko bakizwa bakicisha bugufi bagasenga ibintu nk'ibyo ngibyo ese abahanurirwa bo ibyo bumvishe buno buhanuzi bwikubagaho mu buryo butandukanye hirya no hino ahantu hose ugiye barahanuye mu by'ukuri ntabwo ndi hano kuvuga yuko ibintu byose bihanurwa ari ukuri ariko sindi na hano mbyeze kuko byanze bikunze ntabwo wavuga ko mu bahanuzi 100 bahanuye harimo abavuze ukuri ariko byanze bikunze harimo n'abavangiye n'abagendera ku marangamutima y'ibyo bumvishe bahanuye cyangwa bakora siziye Musanze y'ibihe bakavuga ko byasa kose ubwo abantu bamaze amezi 10 badakora bakaba covid yaratumye ibintu byose bihinduka umwaka 2021 intangiriro zawo harimo n'abashakisha amakuru zizabamo inzara ubu ngubu twese twarabibonaganye hari n'abakora icyo bita kwibana ubuhanuzi Michel yigeze bitwigisha yarabivuze Michel kwiba ubuhanuzi ugafata ubuhanuzi bw'unduka ukagenda ugashyiramo akawe niko yego ngira ngo Joel hari n'ikindi kintu kikibaho hari abantu nyine urabona twese dushaka za information nkuko twabivuze dutangira icyambere n'amakuru iyo ushatse amakuru ukuvuga ngo umuntu wese kugira ngo ubone akazi no kuwabonye amakuru kugira ngo ubone ugire ubuzima bwiza no kuba ufite amakuru Joel no kugira ngo abantu bazajye mu ijuru no kuba bafite amakuru yuko hari Yesu uzageza abantu mu ijuru urumva ibintu byose everything ni information buri kimwe cyose ni information so nuvuga ngo rero ikintu navuga hari abantu bagira gutya agahita agira ahantu akaza kwa ati se Joe wowe urabibona gute ati urabona tutagiye kujya muri lockdown ngira ngo ejo bundi kuwa mbere nge na mugenzi wanjye David Joe twari twakoze ubusesenguzi nge nkavuga ko lockdown ishoboka ariko nkanavuga ngo lockdown ntishobora gushoboka kubera iki kubera ibibazo abantu bafite abantu nta mafaranga bafite ariko wakambwira ati lockdown irashoboka twarabibonaga ko lockdown uko byagenda kose dukurikije imibare ya minisante dukurikije uko COVID-19 kuzamuka byanze bikunze tugomba kujya muri lockdown yego icyo ngicyo rero hari abahanuzi Joel nkuko nyine kuko kugira analysis buri muntu wese ufite ubwenge buzima ashobora kwanaliza Joel ntago abanyamakuru bonyine bashobora kwanaliza akareba akabona ikishobora gukurikira nyine akagira siziye Musanze rero navuga ko hari abahanuzi benshi babyitiranya bashobora kwitiranya amarangamutima yabo cyangwa se za emotions zabo cyangwa se bakitiranya information bafite bakazihuza n'iki Joel n'ubuhanuzi yego kugira ngo birumvikana rero ariko noneho reka tugaruke ku cyo nari mvuze iki nari mvuze cyo kuvuga ngo abahanurirwa bo ese bumva urabona ni newe Yona Imana yatumye kuri Yona yatumye Yona kujya kubaburira yuko bakoze ibyaha byinshi byagenze gute bahemukiye Imana yuko Imana igiye kubahana yego bamaze kubyumva abicisha bugufiya barasenga bambara ibigunira uravuga tuwiteka nta wundi murengezi dufite
ati ni wowe wenyine wo kuturengera. Imana iza kubona guca bugufi kwawe no kwisubiraho irengera ubwo bwoko bw'Ininewe kuko bumviye Imana icyo yabasabaga. Ibarengera Yona atabishaka. Ibarengera Yona wavuga ati kuko abahanuzi bazi yuko ubuhanuzi ngo bwemerwa ari uko busohoye. Ni nabyo twavuganaga mu kiganiro twagiranye na Pasiteri Zigirinshuti Michel mu minsi ishize, tuvuga ati ni ukubera icyo abahanuzi bahanura ibibi bakunda kurangwa no gutakambira Imana ngo ibisohoze kugira bemerwe, aho kugira ngo basenge Imana isubize inkota mu rwubatiye kugira n'aba bantu cyangwa abantu wenda bihane bose bagagendera muri style ya Yona kuriya yababajwe nuko Imana iregeye abantu Imana bisohoze Imana isohoze ibintu byo kurimbura abantu wowe kugira ngo wemerwe. Ese uzaburiye noneho icyo ro nshaka kubaza abahanurirwa bo Kayiranga ubona bakwiye gukora iki? Ese ubona wenda reka dusipoze ko ibihanurwa ari ukuri, ni iki dukwiye gukora? Jewe reka mubwiza ukuri, jewe singiye gupinga abahanuzi kugira gute banyumve neza ikintu cya mbere mvuga. Ariko se kuki nabanje kwibaza kuki ubuhanuzi buza ku Banyarwanda cyane? Icyo ni ikibazo nshobora kwibaza. Ese abahanuzi bo iyo bahanuye kuki badagira specific message? Kuko iyo wumvise izo message uva ziba zimeze nkaho ziri rusange Joel, ziza ziri rusange ku bintu runaka zidasobanura neza uburyo icyo kintu gishoboka. Nk'icyo kintu uvuga ngo Abanyarwanda cyane cyane ubwo nibyo baba barasabwa kenshi kuko ubuhanuzi buzavuga ngo nimudakora iki ibi bizabasohoreraho, nimudasenga aya masengesho. Joel nta gihe wenda nanjye nkwibariza wenda ntaragusubiza. Yego. Nta gihe wenda urabizi ko usenga kandi wenda utari mu buzima bwawe nzi ko wahuye n'abahanuzi benshi. Mu buzima bwawe mu bahanuzi mwahuye nta muhanuzi murahura ngo agusengesha amasengesho akubwira ngo Imana izakora ibi kandi ukabikora ntibikorwe ntibibe? Akubwira tuvuga akakubwira ngo Imana igiye kuguha iki, senga amasengesho kugira ngo Imana igikore ukayasenga ntibibe. Ntago birakubaho rimwe cyangwa kabiri. Biraba cyane ibyo rwose. Yego. Sicyo shaka kubwira n'uvuga ngo hari igihe abahanuzi nabo bishyira ibyabo Joel. Imana ubundi niba koko ishaka gukiza igihugu cy'u Rwanda cyangwa ishaka gukiza Abanyarwanda, hari ibintu ishobora gusaba mu buryo biri rusange. Imana nta nubwo izaca mu bahanuzi batandukanye ko Joel ngira ngo nkubwege impamvu wenda ushidikanya ko ubuhanuzi ni ubuhanuzi bwaje ari bwinshi cyane. Kuki Imana ituma abantu benshi batandukanye kandi batubwira ibintu bikomeye ku bantu bayo? Icyo kintu we ntabwo wakibaza. Umuntu yakibaza kuki itavuga ngo ugiye gutuma umuhanuzi umwe kuko twari tubona ukabona itumye Yesaya. Nyuma ya Yesaya mu gihe cya Yesaya hari undi muhanuzi wabonaga uza guhanura? Oya ntawe. Mu gihe cya Yeremiya hari undi muhanuzi wabonye? Oya. Habaga ari umuhanuzi w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ukuri. Mu gihe cya Eliya yaravuyeho haza Elisa. Iki kintu cyo kintu nibaza, abantu bazanye ubuhanuzi bumeze kimwe bw'abantu bamwe kandi babuzanye mu gihe kimwe. Yego. Ise ibyo bintu Abanyarwanda bakora iki? Joel reka mubwire wenda warumbaje ngo icyo kuki ise abahanuye ubwo hari icyo bakora. None se bakora iki kandi wowe uraza ubabwira ngo amasengesho y'iminsi 2, undi akababwira 15, undi akababwira 90, undi akababwira 340, undi akababwira iminsi 90, iminsi 60. Bakora iki? Uburyo bwo kusa nkaho barubahiriza yande bakora ayacu, uburyo bwo kubacanga. Nge mbona ko habamo niba koko bwari n'ukuri ntago twemeza ngo se Joe ahundi hari ubwasohoye ubuhanuzi. Twemere ko hari ubwasohoye, reka twemere wenda ko hari ubwasohoye. Ako se bwaba bwarasohoye Imana yo yarenganya Abanyarwanda? Imana ituma message mu kavuyo ngira ngo pereza wacu nugeze kuvuga ngo Imana hari umuntu wamaje ngo yemera ubuhanuzi abate, ariko se ubundi Imana nibinkunda kuki wenda sinzi wenda uburenge kubyenterpreta niba koko ariko icyo genzi ko yavuzemo kuki we itamwisangira ngo ibe yabimwibwirira. Urumva? Yego. Kuki wita mwisangira ngo yabimwibwirira? Ahantu yashaka kugaragaza kuko niba kuko Imana ibona ko ifitiye ubutumwa wenda n'urugero wenda Abanyarwanda cyangwa se we kandi bukaba ari ubutumwa bw'agaciro, kuki we itamwisangira? Nanjye nkibaza ntabwo mvuze ngo wenda Abanyarwanda izabasanga ku giti cyabo, ariko se nta muhanuzi wizewe n'umwe ishobora gutuma waza kubwira Abanyarwanda ikintu kibaho kitari ibintu cyo kubacanga? Ngewe kugeza uyu munsi ntabwo navuga ngo Abanyarwanda hari icyo batakoze cyangwa se ngo hari icyo bakoze. Imana yonyine nizi ngo baranegirije
cyangwa se ntibanegije Joel Yego. biragoye kuba nabimenya kubera iki kuko abanyarwanda bakiri ubutumwa bwa message zindi buvuga kuri bya COVID-19 cyane cyane kuri COVID-19 nge navuga ko jewe ntago nabishingira ku buhanuzi ahubwo icyo navuga nuko ibi n'abanyarwanda bari guhura nabyo ibyinshi byavuye ku ngaruka za COVID-19 byanavuye no kuba COVID-19 yarageze mu Rwanda. Yego. Okay. Ngira ngo birumvikana cyane kandi ibyo tuvuga nyine ni ibintu umuntu wese yakumva akagira analyse ziwe akora ariko kandi nabwo ntabwo twakwirengagiza yuko Imana igivuga ibintu umuntu atabyubahiriza igasohoze cyangwa igahana. Reka wenda dusomye nk'ijambo ry'Imana sibyo burya tujye tuvuga wenda ibintu tunagerageze kubihuza na Bibiliya iki bivugaho. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu itangiriro ibice 15 duhere ku murongo wa mbere dukomeze hepfo. Yego. Haravuga ngo Aburamu yizera Uwiteka musezeranya isezerano. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburamu mwiyerekwa riti Aburamu witinya ninjye ngabo igukingira uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburamu aramubaza ati mwami Uwiteka uzangorora iki ko ngenda ndi incike kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko. Uzi yuko Aburamu yari yarabuze urubyaro uzi ko Sarayi umugore wigeze amushuka nyina amubwira ko aryamana n'umuja witwaga Hagayi icyo gihe babyarana umwana witwa Ishimayeli. Icyo gihe nibyo yavugaga nyine yuko we nta rubyaro agira ko nuzamuzungura atari wo mu bwoko bwaho nyine nicyo yavugaga. Ati dore nta rubyaro wampaye kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti uwo si uzaragwa ibyawe ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana amubwira ati rarama urebe ijuru ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka. Aramubwira ati ninjye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati mwami Uwiteka icyamenyesha yuko nzakiragwa niki? Aramusubiza ati enda iriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3 n'impfizi y'intama imaze imyaka 3 n'intungura imwe n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri arabyegeranya keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo Aburamu akazigurutsa. Ku kirengarenga Aburamu asinzira ubuticura ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe urumva ibihano Imana ijya guhana Aburamu kubera gusinzira inkongoro zikagiza igicaniro cy'Imana. Unyumvire nawe. Uwiteka abwira Aburamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo bakazakorera abaho nabo bazababaza imyaka 400 bazize gusinzira kwa Aburamu. Ari nayo sano yo kuba abisiraheli kuba barastaragorinze imyaka 400 muri Egiputa. Yego. Urumva noneho nanjye abashyitsi nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera ubwa nyuma bazarivamo bavanyeyo ubutunzi bwinshi ariko woweho uzasanga abasogokuruza amahoro uzahambwa ushaje neza. Wenda reka tugarukiraho. Icyo nshaka kuvuga ni uko Uwiteka ari seriye. Icyo ni ikintu abantu bagomba kumenya. Mu gihe wenda itumye ku bantu cyangwa ikabaha amabwiriza y'ibintu bagomba kubahiriza barangiza bakabitera umugongo ishobora kubahana. Urumva yabahaye Aburahamu amasezerano menshi meza imutegeka uburyo yitambira igitambo gitegura neza maze kugitegura mbere yuko inkongoro zarazaga Aburahamu kubera yabaga ari maso akazigurutsa ngo akazikangara nyine kugira zitangiza igicaniro cy'Imana. Noneho rimwe aza gusinzira ngo hari habaye ku kirengarenga ni ikintu gikomeye cyane
ku kirengarenga ubu ni kakazuba ni kakazuba nyine ka nimugoroba ariko iyo tuvuga theologicoma wenda ibintu ikirengarenga umuntu ashobora kugifata nk'ibintu byinshi bitandukanye. Ikirengarenga umuntu ashobora kugifata nk'igihe gikomeye cy'ubukene, ikirengarenga umuntu kugifata nk'iyi COVID-19 yatatse abantu, ikirengarenga gishobora kuba situation y'igutunguye utari witeze, aho ngaho Imana naho ibishaka yuko uba maso kandi ukahakiranukira. Kuri Aburahamu Imana yamusabaga yuko agomba gukomeza kuba maso kugira ngo arinde kira gicaniro, ikirengarenga kigatuma sinzira. Ni Imana rero yamufatiye iki ibihano. Ni umuntu rero yavuga ngo abahanurirwa nabo niturebe yuko tutari gutwarwa n'ikirengarenga tugasinzira. Nta ruhare dufite. Ariko se twenda tuvuga ko abantu wenda tubaza ngo nta ruhare bo bafitemo. Hari byarabasoreho twakwemeza ko byasohoye. Bande abo bantu bahanurirwa. Iyi nose ubu nituri muri lockdown ariko ntago ari ubuhanuzi, ni ibintu leta yashyizeho yes nyine ni covid. Urumva icyo mbyaba mvuga nese Joe reka wenda nkubaza icyo mvuga Meki reka nze guhijamba ikintu mvuga abantu nibe bareke gusinzirizwa n'ikirengarenga ngo batume amategeko y'Imana bayica. Kuri Aburahamu yasinziriye inkongoro zikaza zikangiza igitambo cy'Imana. Imana yarangiza ikavuga ati wowe kubwo gusinzira kwawe igicaniro cyanjye kikaba cyandujwe cyangwa cyangijwe n'inyoni kandi warushinzwe kuba ari wowe uzikumira. Abana bawe cyangwa urubyaro rwawe ruzaba abanyage mu kindi gihugu bastaragoringe imyaka 400. Uzingira ngo uko byagenze kugira ngo bajyeyo Yosefu bene se bamwanga. Niyo mpamvu Ishimayeli urumva urubyaro rwa Ishimayeli na Isaka kugeza ubu ni ntambara iba hagati y'Abarabu na Isiraheli ituruka kuri abo bana bombi. N'Abisiramu barabizi impamvu Abarabu bo n'abahangana cyane n'Abakristo. Abenshi bavuga ko Ishimayeli ari umwana w'Umwarabu ari mu gice cy'Abarabu kuko bahora bahanganye. Noneho uzi uko byagenze Yosefu bene se baramwanga. Urumva abana be batangiye kutumvikana. Uzi ko bakomoka kuri Yakobo, byose n'ibisekuru bigenda bikubita kuri Aburahamu n'ubundi. Uzi ko baramwanga bamugurisha muri Egiputa, aragenda arastaragoringa. Aho naho harimo amasomo akomeye y'uburyo Imana iri isezerano ryayo. Abisiraheli nyine baza kwisanga bose bagiye kuba abanyage bagiye muri Egiputa. Uzi ukuntu byagenze. Yosefu aza gusubira inyuma, azana umuryango we abantu 70 bakoraga kosozi kabo barororoka. Uwo mwami yitwaga Farawo aza gupfa na Yosefu baragira umwami wundi ugiyeho ntiyamenya amateka y'ubwo bwoko. Aravuga ati ubungu tugomba kubatoteza, tugomba kubakoresha uburetwa n'ibindi. Ni byinshi cyane iby'Abisiraheli abantu barabizi. Icyo nashakaga kuvuga nashaka kuvuga ko Imana iri serious. Niba yarahanye Aburahamu kuriya agateza ingorane ubwoko bwe ababukomokaho kuriya bagastaragoringa muri Egiputa imyaka 400 uko byagendeye Abisiraheli kose turabizi. Akubera gusinziriza n'ikirengarenga cyo mugoroba cyangwa cy'izuba rirenze, kubera izuba ryaba ibibazo bitandukanye, yaba situation zitandukanye, yaba kugomera Imana mu bitewe n'impamvu zitandukanye, ubukene, iterambere, ibiki byose bishobora kukubera ikirengarenga bikagusinziriza. Mu gusinzira rero Imana ishobora kugufatira ingamba ikaguhana. Rero birasaba ko abahanurirwa natwe tumenya yuko twigenzura twase, ariko se Imana iko dusaba ubundi gukizwa ikadusaba kuyigarukira neza ngo dukiranuke twongere twera imbuto zikwiriye abihannye, ikadusaba kongera gusabana, kongera kugira urukundo bumwe n'ubwiyunge bigahabwa intebe tukabana neza, kuko ukunda Imana ni umenywa nayo kandi udakunda mugenzi wawe muri kumwe ntuzabeshye Imana ngo urayikunda, kuko Imana ni urukundo. Kuba twakongera kwisubiraho tukongera tukabana neza, tukareka ubugome n'inzangano n'amashyari no mu mitima, tugakiranuka tukihana tugaca bugufiya, Imana ikatubabarira igakuraho ibyago ikatugirira neza. Ubundi byatunaniza iki? Abahanurirwa nabo twe guterera agati mu ryinyo. Nge nibwo butumwa nashakaga gutanga Meki. Wowe urumva isuba umubwiriza butumwa subwiriza niyobokamana, ariko reka nkubwire Joy, nge ntago ndakwemeraho uruhande rumwe 50%. Nukuvuga ngo ibyo uvuga uko nibyo
n'ubundi ni inshingano za buri mukristo cyangwa z'umuntu wese kuba hakora ibyiza, kubaho yumvira Imana. Kuko kumvira Imana ubwa Imana nta kindi bundi biba bisaba Joe ni ukuyumvira, kutahemukira. Kutahemukira ni ukwirinda ibyaha. Iyo wirinze ibyaha kuko akenshi ni Imana, akenshi mu buhanuzi nk'uko wasomye Bibiliya, abahanuza akenshi ibintu byagiye bigaragara nuko Imana yaze bati kubera ko mwakoze ibi nibi ndabahannye mu gihe guhura nibi ba bantu bakuyana bya byaha Imana ikababarira. Wowe rero uravuga uti abahanurwa cyangwa se abahanurirwa ubwo nabuyu munsi nababwirwa nyine ababwiye bwa buhanuzi twahoze twumva bwa 21 bashobora kuba baragize uruhare wenda bikabashyira muri igihano cya mbere ngo ni lockdown ni igihano se ntabwo mvuga lockdown no Imana ijya guhana yivuze nk'Imana igiye kunyura ahantu abantu ntabwo batekereza yuko bazayibona iri kugenda n'amaguru ngo birahanyuze. Joel ikintu cya mbere mvuga Imana ishobora kuvuga koko ariko abahanuzi bihangane bafasha abantu b'Imana igihe Imana ibahaye ubutumwa bagerageze kubujonjora. Ikindi birinde guhanura mu bintu by'akavuyo. Ni kuko sinibaza uko Joel kamubwiza ukuri. Ngewe kugeza uyu munsi baho kubutumwa numva ibyo mbona byose ku social media, ubuhanuzi abantu bagiye bavuga, urumva harimo wavuze bwa mbere twavuze ngo Imana ntago izatuma covid igera mu Rwanda, uwo byarafeirinze ngo hari abandi bavuze ati mu kwezi kwa kane bizaba birangiye, byarafeirinze. Hari abandi noneho bavuze bati 21 yo itakuba izaba ari danger, sibyo? Uyu munsi none bati abanyarwanda batangiye gusohora muri bwa buhanuzi Imana yavuze mu kwezi kwa mbere batangiye kubujyamo. Nanyuma nge nigeze gukora analysis ndakubwira ngo ubuhanuzi bwabo n'ubundi byagaragara ko ari ikintu kizabaho. Ariko nkibaza Joel, ukurikije ubutumwa abanyarwanda bakiriye bw'abahanuzi wabarenganya abanyarwanda? Kubarenganya gute? Ntabwo ndavuga ngo niba koko bwaranabasohoreyeho wabarenganya ukurikije uko bagiye babwakira. Ese ubutumwa bwabo buza kuri WhatsApp, ubutumwa bwabo bwanyura mu binyamakuru? Ese koko abantu bose babashije kumva, babashije kugera ku buhanuzi bwabashije kubageraho? Ndabizi ko nta Imana idaca kuko muri iki gihe social media ni inzira yo gucishamo ubutumwa bwose bushoboka. Ngira ngo ubona ko n'amatangazo ya leta izi ngamba zose tuzibona ku social media. Ese koko abanyarwanda bose ubu butumwa bwabagezeho? Ngewe reka mubwize ukuri Joe, nkurikije ubuhanuzi bwose nagiye numva n'ubuhanuzi bwabaga ari ubwugenewe igice kimwe runaka. Aba social media, abantu baba ku social media cyangwa se ba bantu bitwa ngo n'abakristo ariko atari babandi wenda batasenga mwaya madini dusenga mu batagira gute. Ngiye nkurikije uko nabwumvishe nuko mbona bwabaga bugeneye groupe runaka cyangwa se ibice runaka. Ahubwo noneho kubera ko social media ari ikintu cyatumye isi b'umudugudu tukabuhererekanya, ugasanga nawe bukugezeho wenda butari bunakugenewe. Ibyo uvuga nibyo birumvikana. Iyo ni muri analysis yanjye, sindi kuba against kuri wowe kuko wowe uravuga uti bushobora kuba bwarasohoye kubera ko abantu batihanye. Ariko nge nkavuga nti ese koko ubu buhanuzi Joe ubu bukoza analysis bwari bugeneye abantu bose? Kuko hari abavuga ubutumwa tuzi ko bari international nka ba TV Joshua, televiziyo zabo zirebwa n'abantu ku isi hose. We TV Joshua ni hano aravuga ati ubuhanuzi mpanuye burareba isi yose. Yego ndi kubyumva. Noneho ugasanga bunyuze kuko nko nka Facebook irimo miliyoni zinge zikurikira, abantu baturuka mu bihugu hirya no hino bakaza kumureba kumva ubuhanuzi bwe. Nkibaza Joel, ubuhanuzi kuko abanyarwanda ubwo tubihuze n'iki gihe turimo, iyi lockdown Kigali irimo kuba uturere two mu ntara n'intara zo mu Rwanda bitabasha kugera i Kigali, turi mu gihano cy'Imana, turi mu buhanuzi bwadusohoreyeho. Ese koko aba bantu twahanuriwe twanze kumvira? Hari ibyo twasabwe ntitwabikora? Ibyo byose ni icyo cyasubizwa nande? N'umuntu wese uri kureba iki kiganiro. Yego, umuntu wese uri kureba iki kiganiro niwe wagisubiza, kuko ngewe ngiye kugisubiza nshobora gufata iby'umwuka nkabigenzuza umubiri kandi kirazira. Ahubwo buri wese ku ruhande rwe yirebeho. Abantu bari kureba iki kiganiro ari abahanuzi birebe,
ari n'abahanurirwa twirebe buri wese akurikira uruhare rwe rugera. None igisabwa ni iki? Ubu turi muri lockdown, muri lockdown mureka twese dusenge Imana, duce bugufi y'umuntu wese yingije Imana ye iturengere, itugirire neza, twiyimire kuko twakwiyimira ntitwagirwaho n'urubanza, twihane kibigiye cyo gushimikira Imana, duce bugufi ya twambara ibigunira, ubundi Imana murebe yuko itazatugirira neza, uretse no kuvuga ngo nuko tubikore kuko babihanuye, mureka gukiranuka no kugenda neza imbere y'ubushake bw'Imana, bihuza Imana n'abantu, byongera ubusabane bwayo, nta gihombo bizadutera niyo ibyahanuwe byaba bitari byo, ariko nidukiranuka tukubaha Imana bizatugirira umumaro mu buryo butandukanye. Je numva ari uko nguko wenda nabyanzu usa nkaho dugira ku musozo. Hanyuma nanjye nkabwira abantu bakurikiye Iyobokamana TV ndetse na Bwiza TV na bwiza.com, babwira ngo ibyo twavuze twebwe we wareba, ariko nawe ushaka kubonamo igisubizo. Comment ushaka kwishyira ku Iyobokamana TV no kuri Bwiza TV, we uhereza abasomyi cyangwa se aba views, abantu bari buze kureba, ubereka wowe uhagaze he. Ese koko ibintu abantu barimo ni igihano? Ese koko ubuhanuzi bwari bugenewe abanyarwanda bose? Ese koko ni Imana anyuze mu Rwanda? Ese tuzi ko Imana ibana natwe buri munsi? Imana igira natwe, ihorana natwe, yanyuze mu Rwanda ite kandi ihorana natwe. Imana ngo abanyarwanda baravuga ngo iri Rwanda igataha i Rwanda, itaha mu Rwanda, irahahora izahanyura gute, mu buhe buryo? Ese koko umuntu wabuhanuye yabashe gusobanura? Niba nawe koko ari we wabuhanuye, ushobora kuza kuyobokamana no kuri Bwiza TV ukadusobanurira. Ese koko ubuhanuzi ibintu abantu nyarwanda barimo bacamo cyangwa se biri imbere, inzara n'ibisanga mu bihugu byose bizagira, ngira ngo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa byavuze ko isi yose izahura n'ingaruka zijyanye n'ibiribwa, cyane Afurika nayo babivugamo. Nuvuga ngo kubera COVID-19 ikijyanye n'ibiribwa cyo inzara buri wese azayifesinga mu gihe abantu badakora. Nuvuga ngo muri analysis twakoze, wowe nkaho ukurikira ibitangazamakuru ubona koko cyane cyane Joel nka cyakina kubwiye ubutumwa uko bwaje mu buryo bwa nyabwo. Ese n'icyo abantu bari bakwiye gukurikiza? Umwaraje ati musenga amasengesho iminsi 2, undi iminsi 15, undi iminsi 90, undi iminsi 300. Abantu bari bakwiye gukora iki? Niyo abantu bagize intege nkeya, wowe niba ukurikira Iyobokamana, niba ukurikira Bwiza TV, umwanya none ugomba kudusubiza. Umuntu wese agomba gushaka Imana ku giti cye. Ubundi nibyo ni nkawo mwanzuro mwiza, umuntu wese no gushaka Imana ku giti cye kandi akabana n'Imana neza, Imana ikazamugirira neza. Meke ngira ngo iki kiganiro wenda twanagisoreza ahangaha, bimwe mu bibazo twagiye tubaza ntitwabisubiza, ni wowe turi kubaza ngo ugire icyo bivugaho, wisubize wowe n'umuryango wawe aho muteraniye muri Guma mu Rugo, Guma mu Karere n'ahandi hose, umuntu wese yisubize mu buryo butandukanye. Ariko kandi ntabwo twabura gusoza tubabwira ngo nyaboneka nidukomeze kubahiriza amabwiriza ya leta yo kwirinda COVID-19 kugira ngo tugende nyine dusohoka muri ibi bihe bigoye, kuko burya leta nayo ni umukozi w'Imana, kuko ubuyobozi bwose ahubwo turi mu isi leta n'Imana, kuko Imana ikoreramo. Kuko buriya y'abantu tujya dusenga Imana, Imana uzaduha umuhanda, Imana uzaduha iki, Imana igakoresha leta ikazana umuhanda, Imana uzaha amashanyarazi, Imana uzaha amazi, Imana ikaba yakubwira ngo nguhaye inzu irimo umuriro n'amazi, ariko leta nizana amazi ikazana amashanyarazi. Leta ni umukozi w'Imana mwiza. Niko bimeze. So reka twubahirize rero ingamba za kwirinda COVID-19, wirinde kugikwirakwiza, nirinde nawe wirinde. Joel, tuzatsinda nitubasha gukorera hamwe. Niko bimeze. Reka tubashimire cyane ko mwakurikiye kino kiganiro mukabana natwe mu buryo butandukanye. Icyo nakubwira cyo nuko ibi ni ibitekerezo byacu nk'abanyamakuru, nawe ufite ibyawe waduhamagara tukaganira mu buryo butandukanye, kandi aho tuba twavuze wenda ibitakunyuze ni ngombwa yuko unyura inbox, aho ngaho haba hariho nimero za telefone ku Iyobokamana TV, ushobora kugenda ukatwandikira mu buryo butandukanye, ukaduha igitekerezo kuri Instagram ni Iyobokamana TV, Facebook page ni Iyobokamana TV, mu buryo butandukanye na Bwiza ifite social media. Bashobora kuza kuri bwiza.com, ni website yacu ikinyamakuru, bakaza kuri bwiza.com kuri Facebook, bashobora kuza kuri Instagram Bwiza News, bashobora kujya kuri Twitter ni Bwiza News, aho bashaka hose watubona. Ariko na nimero zacu nazo ntabwo ziri prive, ziba ziri ku ibyo bitangazamakuru. Iyanjye ni 0788033298. Iyanjye nayo ni 0788551010. Kandi Joel, muri iki gihe cya coronavirus ukeneye ko tuganira, si ngombwa ko duhura physically, twakoresha na Zoom, twakoresha ikoranabuhanga, tukaganira nawe mu buryo bw'ikoranabuhanga, kandi tugakora ikiganiro cyiza cyabasha gufasha abandi. Yes, niko bimeze. Murakoze cyane.